Papa Doboy ingoma amashyi y'igihugu. Waramutse neza? Waramutse. Uravuga na Professeur Cyucyu ngo hamagaye ndi mu kiganiro kuri Big Town TV. Uwitwa Eminyawe buriya ntimukabone yicaye agenda ariko ni umugome. None se nyine Eminyawe ndo umugome. None se none ubwo. None ubwo se. So none se ndihakane. None se makane ko ndindyarya. Buri igihe ukavuga ngo umuntu ngo kanaka ngo umuntu ngo n'indyarya yigo nyine umuntu n'indyarya none se muri asuburyarya bakoresheje kugira ngo bavugane nombesheje banavuga ngene ngo yagira inama ngo twitungo rwara munani uruki ngiye ko nta rugo nakoze nge se nakoze urugo mu kiganiro bakoze twitu niyavuzemo umugore we yego yamuvuze nagaragaza uburyo amukundamo akanavuga yuko n'uburyo ari umusinzi yego none se ubwo nawe ababimukoresheje n'abagome none n'ababrekingire na Mama Doboy bari mu nzira zo kwiyonga amategeko akaba yanatswetu ariko Mama Doboy yatanze imbabazi. Jacko yatangaje ko umugore wa Skaitu ari indaya amuca inyuma ari umusinzi kugenda ukavuga umugore w'umugabo kuriya ntago ari ibintu byiza pe nuri muri umuntu w'umugore wa Skaitu nta nubwo uri mushiki wa Skaitu kugira ngo ujye kwitereka uvuge ngo ura mugore ngo urumva ngo Skaitu n'ahandi arihangana no uyu munsi wa none afite abana afite imiryango nayo iraza kumufata nk'ikindi kintu kitasobanutse uyu munsi wa none abana biwe baza kuri social media hari ejo bazabari guscrollinga usange aba bana ari kumva amagambo avugwa kuri mama wabo birangira abana nabo bate depression ibyo bintu rero byaje kuba byinshi baragundagurana aribwo uwitwa Skaitu yaje kugira gutya asunika umugore we birangira yikubise ku birahure by'akabati birangira ibyo birahure by'akabati aribyo byamukasa ugutwi yamusunitse atabishaka. Yes, ibihe byiza kuri wakadu subscribe kuri Big Town TV ndetse no kuri via YouTube Fusting nk'ibisanzwe nizere ko buri wese ameze neza cyane. So, je suis Professeur Cyucyu aka Eric Stogy Superboy Sam ntibagwe ntetatse ubwiza umwe tutagira inenge no kucyumura nyankora ko kapete bapete ya pushinza ya proposa make pete za pete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuje n'abatanzi nibo bigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Nizere ko mumeze neza cyane nanjye meze neza cyane nkuko mubibona rero iki kiganiro gikoze nk'iki gitondo mu nkuru itunguranye kuri uyu munsi navuze ngo murabizi neza ko nta nkuru nk'iyi ngiyi injya nicarana cyane by'umwihariko iyo ari ibintu bitagenda neza narababwiye ngo ngewe icyo nshinzwe nukuza ibintu nkabikosora nkagerageza kubishyira ku murongo by'umwihariko nkabishyiraho umucyo. So, nkimara kuvuga gutyo rero wamaze kumva ikintu nshatse kuvuga muri iyi minsi hamaze iminsi nkuru nyinshi kuri imihanda ariko naravuze ngo si ngombwa ngo nicare nitereke buri kimwe icyo cyose ngisesengure cyane iyo ari amakuru ndafitaho mpuriye nayo cyangwa se ndafite ikintu nshobora kuyavugaho bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi ariko hari inkuru ushobora kumva nawe ukavuga ngo iyi ngiyi ntabwo ushobora kuyihererana. Mu minsi ishize muri kugenda mwumva ko iyi mihanda ibintu bijyanye n'umugabo witwa Skaitu ndetse na Mama Doboy. Nimvuga Mama Doboy wumve umugore wa Skaitu wa Bagahe umwe mu influencer bameze neza hano mu Rwanda muri iyi minsi ibintu ntabwo bimeze neza habe na gato. Mwagiye mwumva inkuru nyinshi zagiye zivugwa ku mugabo witwa Skaitu abantu bamwe bara breakinga inkuru badafitiye gihamya abandi bakavuga inkuru batazi ariko uyu munsi wa none icyo nshaka kuvuga ndagira ngo ibintu tubikireho umucyo ndetse n'ibitaragenze neza mu nkuru zakozwe kuri ba banyamakuru bakora inkuru zitari kinyamwuga ba breakinga batazizi neza badahagazeho batazi iyo biva niyo bijya ibyo bintu nibyo ni kugira ngo tuze gushyiraho umucyo bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi. Iyi nkuru tujya kuyimenya akenshi murabizi yaburekejwe n'umuntu witwa Benovia niwe muntu wayitangaje bwa mbere aho ku mutwe kuri titre y'ikiganiro yakoze yari yavuze ngo uwitwa Skaitu arimo arashakishwa na RIB by'umwihariko yamaze akekwaho guca ugutwi umugore we. Ibyo bintu mwarabyumvishe abantu benshi babiganiraho izindi nkuru zigenda ibindi binyamakuru bigenda bibivugaho ariko by'umwihariko nta muntu n'umwe uramenya ido nido by'ibijyanye n'iyo nkuru ku buryo hari ukuntu nyine umunyamakuru aza akavuga ibintu ariko adafitiye gihamya mbese nta makuru abifiteho ari gutangaza amakuru adafitiye amakuru ugasanga ibintu birasa nabi cyane.
hari igihe sinzi nimba abantu abanyamakuru by'umwihariko bazi ibijyanye n'itegeko ribarengera mu bintu bijyanye no gutangaza inkuru udafitiye fact. By'umwihariko hari abantu benshi bumva ko Skyto wenda ari impamvu yarwanye n'umugore we ikomeye cyane cyangwa se ari rwa rugomo rw'abagabo. Hari abantu benshi banyakora kuvuga ngo wenda ngo umugabo udakubita umugore burango ntagaba araba umugabo. Gusa ariko kubwanjye ntago ariko ibintu mbibona, nta nubwo ariko byakagenze. Uyu munsi wa none mwamaze kubona ikiganiro uwitwa Skyto yafashe umwanya we aricara ajya ku gitangazamakuru kiwe agira byinshi atangaza, ariko by'umwihariko yanga kwibanda ku bintu bijyanye na famiye ye. Yanga kwibanda ku bintu bijyanye na famiye ye, ntiyabivugaho. Gusa bwari uburyo kugira ngo abantu benshi bakunda kuvuga ko wenda yanatorotse atari mu gihugu mo hagati, nk'abantu bavuga ngo yacitse ntari mu rugo iwe, kugira ngo nyine wenda yereka abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange ko Skyto Wabagahe ahari, nta mpamvu n'imwe yatumye atoroka. Aza gufata umwanya we atangaza neza ko yafashe igihe cyo kuvuga ngo reka ajye kuruhuka mu mutwe nk'uko n'abandi basirimu bose. Umuntu maze iminsi igihe kinini ari gukora, hari igihe ukeneye gufata time yawe uvuge ngo reka ujye ku mazi, ujye ahantu hagomba gutuma wumva utuje umeze neza. Ariyo mpamvu nawe yafashe umwanya aravuga ngo reka mve mu rugo ngende. Ariko by'umwihariko hari abantu benshi bamaze kwibaza, ese kuko nta cyabaye? Hari abantu bibaje, ese Mama Dobo yakubiswe? Ese Skyto koko yakomerekeje umugore, yamuciye ugutwi nk'uko babivuga? So mu nkuru mu magambo make uwitwa Skyto yagerageje kuvugaho, ntabwo yinjiye deep cyane muri famiye ye, kuko nyine hari impamvu atashaka kubivuga, kugira ngo wenda yanatanga n'urugero. Aravuga ati na Mama Dobo yanafite umunwa, yakaba yaraje akicara akagira byinshi atangaza, ariko by'umwihariko nta kintu yigeze atangaza mu gihe Skyto we yicaraga akabisobanura. Nk'uko mbabwira ngo ibi bintu tubamo, iyi social media hari uburyo dukoresha ikanadukoresha amakosa atari ngombwa cyangwa se tutateguye. Uyu munsi wa none ibyo Skyto yumva ko Mama Dobo atazajya hanze kuvuga, Mama Dobo nawe yaraje, abanyamakuru b'inkwakuzi baragiye baricara bamushyiramo ibishoboka byose, ndetse harimo n'abantu bamaze kubyita ko ari propaganda. Hari ukuntu umunyamakuru we akagufata akagushuka akagushyiramo ibintu ku buryo nawe uri buze kwisama wasandaye. Sinzi nimba ariko ndibuze kubivuga, ariko byose byatewe n'ikiganiro uwitwa Emmy Nyawe yamaze kwitereka, aragendana na Mama Dobo amushyira kuri kamera, ndetse bimwe na bimwe bivugwa ko hari byinshi yagerageje kumuganiza ati ugerageze ubivuge gutya, ugerageze ubivuge gutya. Birangira uwitwa Mama Dobo hari byinshi atangaje kuwitwa Skyto, ndetse nuko ibintu byagiye bigenda, aho bamwe mu banyamakuru bamwe na bamwe bagiye banatangaza kuvuga ngo uwitwa Emmy Nyawe buriya ntimukabone yicaye agenda, ariko ni umugome. Emmy Nyawe ni umugome, ndetse yakoresha Mama Dobo ikiganiro cyanababaje Skyto cyane cyane cyane, gishobora kuza kumutera depression. Kubera yuko hari ukuntu nyine twebwe dufata abantu, urumva Mama Dobo ni umuntu wisanze kuri imihanda ariko nta makuru menshi afite. Mama Dobo ni umuntu nyine urumva kenshi na kenshi bakunda kuvuga ngo umugore w'umusitari nawe birangira baye umusitari kandi nkuko atarabiteguye. Murabizi umugore wa Junior Giti, umugore wa Junior Giti sinzi umwinfluencer umwe wigeze uvuga ngo niwe musitari, niwe muntu wabaye umusitari cyane ku izimbuga nkoranyambaga, nta kintu na kimwe wigeze ukora. Niwe muntu wabaye umusitari ku mbuga nkoranyambaga, nta kintu wigeze ukora. Biterwa n'iki rero? Niba Skyto ari umusitari, bivuze ngo n'umugore wiwe nimba tumuzana mu itangazamakuru, urumva tumaze kumenya witwa Dobo ni umwana wa Skyto, tumaze kumumenya, kandi by'umwihariko nta bintu bya danje, nta bintu tumuziho, ariko twaramumenye. Muramuzi Amoha wa Miki, ni umwana amaze kuba umusitari, nta bintu akora, ariko kuko nyine tumuvuga tumuhoza mu itangazamakuru, abantu baba bamuvugaho, birangira nawe abaye umuntu nyine umwinfluencer, nta content agira. Uyu munsi wa none mwajye mubona ibiganiro byinshi Skyto yagiye korana na Mama Dobo, akamuzana mu kiganiro, akamuzana kuri Wabagahe TV, bakaganira bakavugana bagakorana ikiganiro, birangira itangazamakuru rimumenye, ndetse by'umwihariko ajya namujyana ku ma TV station, ku ma radio, ku buryo uyu munsi wa none Mama Dobo abantu baramuzi baramuvuga. Bivuze ngo nawe yisanze mu bintu ariko atabizi. Uwitwa Emmy Nyawe rero yamaze kugira gutya aritereka, aravuga ati Mama Dobo nimba inkuru kugira zikuvugwaho zivuga yuko uwitwa Skyto yamaze kugukubita akaguca ugutwi, ngwino ugira ibintu byinshi utangariza abanyarwanda. Binavugwa ko
Emmy Nyawe we yagerageje kumubwira inkuru zose ari buze gukoresha kugira ngo ikiganiro cye kize kubanza kize kushobora kuboostinga abantu bacyumve cyangwa se bakirebe. So uwitwa Skyto rero we yamaze kubishyiraho umucyo aravuga ati wenda Emmy Nyawe sinamurenganya, ngiye ku giti cyanjye nka Skyto nta bintu byinshi mfite naza kubwira abanyamakuru kuko kuza nkakuganiza ibiri muri famille yanjye nta kintu bibuze kumfasha, ndabikubwira wowe ugende ubicuruze, ariko ngiye nka Skyto nta kintu bibuze kumfasha. Skyto rero ni inkuru yamubabaje nyuma yuko amaze gutekereza aravuga ngo uwitwa Emmy Nyawe ntabwo nenze ko ari umuntu ushobora kubungwa yankorera ubugome bungana gutya, mugenzi neza ko namufashije. Murabize ejo mu murenge we mu kujya gusezerana na madamu we, Skyto n'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane, buranga afite akaboko ke yashyizemo cyane kugira ngo ubukwe bwa Emmy Nyawe bugende neza. Aremera navuga ati madamu Amado Boy genda ukenyere umere neza cyane use neza ugende uherekeze umuvandimwe babone ko nyine mu bukwe bwe ibintu byari bimeze neza. Ariko ntabwo yumva ko Emmy Nyawe ari we muntu ushobora kuba yakitereka akagenda agakora ibintu nk'abiriya byo kugira ngo afate umugore we, umugore wa Skyto amushyiremo propaganda y'ibiganiro bimwe na bimwe byo kugira ngo aze kugenda yitereke avuge n'ibintu bitabaye. Skyto rero nagerageje kumuvugisha mu nkuru zimwe na zimwe twabashe gukorana, ndetse ndaza no kumuhamagara mu kiganiro numve ko nimba yamaze kubyuka muvugishe numve agire bimwe atangaza nawe muri buze kumva hano mu kiganiro. We nyirizina yavuze ngo njyewe wenda ni ngombwa byabayeho ko ngena Amado Boy twashwanye dupfa ibintu bimwe na bimwe, aho yatangaje ko Amado Boy bundi hari abantu benshi bagiye bavuga mwarabwumvishe witwa Jackie, reka nabyo maze mbikomozeho. Jackie yatangaje ko umugore wa Skyto ari indaya, amuca inyuma, ari umusinzi, ibintu byose mbese nta mugore umurimo. Jackie yatangaje ko nta kintu na kimwe kizima cy'indangagaciro kiranga umugore wa Skyto. Ni n'ibintu bitari byiza, nge ntabwo nabyishimiye kuko buriya ntabwo ari byiza gutangaza ibintu by'urugo rw'undi muntu udafitiye gihamya. Nyine tujye tuba sinzi hari ukuntu tuba dufite imitwe yacu ariko ikadushuka, tukagira ubwenge twakabaye dukunda tubukoresha mu buryo bwiza ariko tukabukoresha nk'abantu batagira ubwenge. Jackie biriya bintu ntabwo nabikunze cyane, kugenda ukavuga umugore w'umugabo kuriya ntabwo ari ibintu byiza pe. Okay, abantu benshi barakumenye nimba ari wo mujyo wawe, ariko ntabwo ari ibintu by'indangagaciro nk'umunyarwandakazi. Ntabwo ari ngombwa kugenda ukinjira mu bintu bya famiye. Kandi ikindi iyo tuvuze amabanga ya famiye hari ibintu byinshi babikubiyemo, tuba tugomba gufata tukabigira amabanga kuko nyine ni ibya famiye yabo niba bifite uburyo ibintu bihandoringa. Kuza rero kuri social media ukaza ugatangaza amakuru y'urugo rutari urwawe utanafitemo wenda ntabwo nuri muri umuntu w'umugore wa Skyto, nta nubwo uri mushiki wa Skyto kugira ngo ujye kwitereka uvuge ngo uriya mugore ngo urumva ngo Skyto n'ahandi arihangana. No, ibyo byose Skyto nafite itangazamakuru yakaba yaraje hanze akabivuga, n'umwe influencer turamuzi yakaba yaraje akabivuga ibyo akagira ikintu abitangazaho. Ariko kugira ngo wowe ugende witereke ugende uvuge urugo rwose urusebye urushyire hanze, bro mujye mubanza mumenye ibi bintu. Hari ibintu mukora ariko mukabikora amakosa mwe mutayazi. Ibi bintu uri kuvuga ku mugore wa Skyto uyu munsi wa none afite abana, afite imiryango, nayo iraza kumufata nk'ikindi kintu kitasobanutse, iraza kumufata nk'umugore udafite indangagaciro. Ibyo bintu nukumusebye nukumuharabika. Ahubwo ngiye ikintu nakisabira inzego zibishinzwe zijye zikurikirana abantu. Wenda ntabwo Skyto arafata space ngo aze nawe yitereke aze avuge ku ibi bintu, ariko byanze bikunze hari ingaruka ibi bintu biba bigomba kugira muri famille ya muntu. Uyu munsi wa none abana biwe baza kuri social media, hari ejo bazaba bari guscrollinga kuri za TikTok, kuri za YouTube, za Instagram, usange aba bana ari kumva amagambo avugwa kuri mama wabo, birangira abana nabo bate depression, biratera ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ibi bintu ari byiza habe na gatoya mu gihe uzi neza ko udafite amakuru, ufite igihamya, kandi nta n'uburenganzira ufite bwo kugenda ngo ufate famille y'undi muntu uyandagaze uyivuge kuriya. Ntabwo ari byiza habe na gatoya. Ndagira nkubwire ngo niba ujya kuvuga ujye uvuga uziga, kuko ntabwo ari ibintu byiza cyane, nta n'icyo byakubaka muri societe. Mu gihe uzi neza kujya kuvuga ibintu, ese wabanje kuganira na famille y'umuntu, nimba we akwihereye uburenganzira akakubwira ngo wenda genda utobora uvuge, ntacyo bitwaye. Ariko bivuga ngo wenda we ku giti cyawe ngo wagenda ukavuga, ibi bintu ni sebanyabuhanga, So reka twigarukire kuri Skyto. Skyto we yagerageje kuvuga ngo njyewe ntabwo narwanye na Amado Boy nabiteguye cyangwa se nabigambiriye. Yanahereho asaba inzego z'umutekano cyangwa se zibishinzwe imbabazi, aravuga ati njyewe na Amado Boy dufite uburyo tubanye, muri make aranabivuga bishyiraho umucyo, ntabwo tubanye neza.
yabivuze nyine nka nyiri urugo, ntabwo njye na mama Doughboy tubanye neza, ni n'ibintu bimaze igihe kinini, ndetse hamwe no mu nzego zibishinzwe z'umutekano z'umudugudu ndetse n'iz'akagari n'imirenge hari ko zifiteho amakuru zagerageza no kugeza zibihandoringa, ariko bigerageza kugenda binanirana bigorana. Ariko aravuga ati njye mama Doughboy ndamukunda, nubwo dushwana ntazibana zidakubanya amahembe, bamaranye imyaka irenga 10 babana nka famiye, byanze bikunze niyo myaka 10 ntago baburi ikintu baba barapfuye, nta nubwo baburi ikintu bapfa. So ni kubwizo mpamvu rero we yavuze ngo njyewe na mama Doughboy hari ibyo twapfuye, ndetse anambiraho amagambo atari meza kugeza ubwo afata telefone aramurikodinga. Yamurikodinze audio irenga hafi iminota 4 n'amasegonda 30 y'amagambo atari meza mama Doughboy yabwiraga Skaitu nayo bitewe n'ahantu nyine wenda uburibwe n'ububabare bwa madamu yaramaze kumutera. Aravuga ati njye ntago nashobora kubyihanganira, reka nze muri coding cyangwa ejo bundi hari igihe tuzashwana, tuzagirana ikibazo runaka muri condition runaka tuzaba turimo, bikaba ngomba ko ndibuze kwiyambaza aya majwi y'amagambo ari kumbwira. Uwitwa mama Doughboy amaze kubona neza ko Skaitu ari kumurikodinga, yaje kugira umujinya, aramusimbukira mu ntebe yararyamyemo, abaramugurukiye agerageza kumwaka iyo telefoni kugira ngo wenda abashe kuba yasiba ayo majwi. Skaitu nawe mu buryo kugira ngo arengere telefoni, kuko buri umugore yagize umujinya yanagukorera ibintu bikomeye cyane, kuko ntago abagore batekereza kabiri, yavuze ngo kugira ngo telefoni yanjye uyinyake, reka nanjye nirwanire. Aho yaje gufata telefoni yiwe ayishyira mu myanya y'ibanga, abariho ari buze guhisha telefoni ye mu buryo kugira ngo arengere byinshi biyikubiyemo, yaba ayo majwi yafashe, YouTube channel y'ibikubi irimo, ndetse n'andi makuru abagiye afite ari muri telefoni ye. Aravuga ati reka nirwanirire ngerageze kugira gute kuyibika mu myanya y'ibanga. Aho baje kugundagurana, ndetse Skaitu akajya arwana kingira kuba umugore ashobora kujyana mukubita mu myanya y'ibanga itaza kugira ikibazo cyangwa se kwangirika, no mu byo kugira ngo atangiza telefoni ye. Ibyo bintu rero byaje kuba byinshi, baragundagurana, aribwo uwitwa Skaitu yaje kugira gutya asunika umugore we, birangira yikubise ku birahure by'akabati, birangira ibyo birahure by'akabati ari byo byamukasa ugutwi. Ari naho mbera mbwira abanyamakuru ba breakinzi nkuru bavuga ngo Skaitu yaciye ugutwi umugore we, ntabwo ariko byagenze, yamusunitse atabishaka, birangira kubise ugutwi nyine umutwe ku kirahure, bitewe nuko akunda kwambara amaherena menshi. Ngira ngo abantu muzima mama Doughboy murabizi neza, akunda kwambara amaherena nyine amatwi yaratoboye cyane, aba yambaye amaherena arengana ku gutwi kumwe. So bivuze ngo rero yaje gukubita umutwe ku kirahure, birangira ikirahure kimikasa ugutwi, noneho n'amaherena afata mu kirahure, birangira bene kano gace ka hano kakabongosho k'ugutwi gacitseho, uko gucikaho kwako rero niko abantu bose buriraho bumva ko we nyirizina Skaitu wamuciye ugutwi ku bushake, kandi mu by'ukuri ntabwo we yabikoze abishaka. Binavugwa ko Skaitu wese yumva nawe ababaye cyane kubona umugore we akomeretse, kandi mu buryo atari yateguye. Muri make ni intambara yabayeho ariko batayiteguye, ari naho yese aheraho abwite mama Doughboy, I'm so sorry kuba ukomeretse, basi mfashe none angambite nkwirukankana nkujyane kwa muganga bakwiteho utaza no kugira ikibazo gikomeye cyane. Uwitwa mama Doughboy nawe kumvikana birangira we avuze ngo ibingibi ntabwo bibaho, birangira asotsa akomera cyane, avuze induru mu ntabare, ndapfuye. Nuko nguko yabivugaga kugira ngo abaturage bose bahurure bumva ko Skaitu yishe umugore. Ari nako Skaitu we, ariko mama Doughboy we nagendaga avuga ngo mu ntabara aranyisha. Abantu benshi urumva nawe nyine Skaitu nawe yahise agira ubwoba, niko gusoka mu wundi muryango, aravuga ati urusaku umugore kugenda ateza, hari n'ushobora kuza ahubuka akaza kubita yibwira ngo bya bintu byabaye, bikarangira abikomerekeyemo kandi atabiteguye. Skaitu aravuga ati rero izi nduru ntabwo njye nazibamo, reka nze nanjye ngire gutya ngwepe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Afata utuntu tumwe na tumwe ari buze gukenera kugira ngo wenda bitaza kubyara ikindi kibazo, baze kugihandoringa nyuma. Ubwo bivuze ngo we yari amaze kubwira mama Doughboy ko bashobora kuba bajyana kwa muganga, ariko mama Doughboy we ntiyabyumva, arangije ahita amushyiraho icyasha kivuga ko ari we umukomerekeje. So ibi byose ni ibintu byasobanura witwa Skaitu. Ibi ni ibintu byasobanura umuntu witwa Skaitu. Benshi muri bo mu banyamakuru bamwe na bamwe bagira break bavuga ngo Skaitu we yacitse inzego z'umutekano, cyane cyane by'umwihariko RIB. Skaitu we yavuze ngo njyewe ntabwo ndi umuntu wo gucika RIB. Uwitwa Murangira Thierry ni umwe mu bantu
ba hafi banjye ndetse bagerageza gukominikana nanjye bitewe n'uko bafite nimero ya telefone ya Skyto. Ntabwo ngewe nk'inkoma amashyi y'igihugu ndi umuntu wo gucika inzego z'umutekano, by'umwihariko u Rwanda ntabwo ari mu bantu yabitangaje avuga ati ngewe ntabwo ndi ikigara cyo gucika. Mu gihe nkoze ikosa birashoboka cyane ko naza mu nzego z'umutekano tukaganira nkabwira ukuntu ikibazo cyagenze, wenda niba arabambabarira bakambabarira, ntabwo ari ibintu byo kugenda ngapfe kugenda acika uko yiboneye. Ariko ntabwo uwe byamuhaye uburenganzira bwo kuba ari mu rugo. Mu gihe abantu bagiranye ikibazo, hari igihe ureba kuvuga ati tuzaza kugihanduringa gute, kugira bitaza kubyara ikintu gikomeye cyane. Reka nyeremba mfite ahantu bampozinze gatoya, ejo cyangwa ejo bundi nimbona biri kugenda bigenda neza, ndaza tugihanduringe gikemuke. So ndagira ngo rero ibi bintu ndi kuvuga kugira ngo tubishyireho umucyo, nyuma y'uko Skyto we atangaje ko byamubaje kubona Eminyawe nk'umuntu w'inshuti ya Skyto agenda agafata umugore akamukoresha mu kiganiro, akava ko bitamushimishije. Ngegeze guhamagara Eminyawe numve uko ibintu bimeze, numve ko hari ikintu yabitangazaho nyuma y'uko uwitwa Skyto atishimiye ikiganiro yakoze, numve ko hari ikintu we yabivugaho. Birashoboka cyane, turacyari mu gitondo, ashobora kutitaba telefoni, nayitaba turagira ibyo tumwumvaho, natanayitaba ubwo nyine turakomeza tuburekinge inkuru bitewe nuko twagiye tuyumva. Reka mbanze mpamagare uwitwa Eminyawe numve ko hari icyo yadutangariza. Ari kuyivugiraho Eminyawe. So murumva ko ari kwivugiraho, reka mbe mukubye mpamagare Skyto gato numve ko nawe hari icyo yabivugaho nyuma y'uko Eminyawe atarava ku murongo wa telefone. Ashobora kuba aba bantu bombi bari kuvugana, uyu nawe ni Skyto abagahe, ashobora kuba ari uri kuvugana na Eminyawe byanze bikunze kugira ngo bahandoringe iki kibazo. Byaba ari byiza, byaba ari byiza cyane aba bantu bombi, kuko Skyto ari kuyivugiraho na Eminyawe ari kuyivugiraho. Byaba ari byiza cyane baramutse bari guhandoringa bino bibazo byabo. Sinzi hari ukuntu abantu bashwana bitari ngombwa kandi bazi neza ko iyi mihanda bayibanyemo bayikoranamo, ntabwo ari ngombwa gushwana. Ari nayo mpamvu nshaka kujya mbwira abantu reka mbereze ubutumwa itangazamakuru muri rusange, mbanze mbereze ubutumwa itangazamakuru muri rusange. Banyamakuru bagenzi banjye, by'umwihariko abantu mukora itangazamakuru mutarize ibijyanye na journalist, mu breaking inkuru mudahagaze mutazi aho biva niyo byerekeza. Niba uzi neza ko ugiye gutangaza inkuru, gerageza uvugane na nyir'ubwite, ubanze umenye amakuru ido nido. Ni numpamagaye murimo, uyu ni Eminyawe ni umpamagaye. Allo oui, Eminyawe waramutse? Igitondo cyiza pa. Ni Professeur Cyucyo kuri Big Town wari guhamagaye. Nari guhamagaye ndi mu kiganiro. Hari inkuru y'ikiganiro wakoze we na Mama Dobo nyine kivuga ku bijyanye na famille ya Skyto. Aho twagerageje kwa Skyto avuga ko ikiganiro wakoze ngatakishimiye bitewe nuko nyine wafashe Mama Dobo ukamushyira kuri space, ndetse bimwe na bimwe mu biganiro yagiye akoraho bivuga yuko oya ntabwo namubeshyera. Nari ngize ngo wenda nkubaze. Uramubeshyeye, uramubeshyeye. Oya ntabwo namubeshyera, ahubwo wamuvugishije ryari? Mbo Skyto we hari ikiganiro yakoze kwa Faxman ngira ngo wakibonye, aho bamubazaga nyine ku bijyanye na Eminyawe ko tuzi ko ari umuntu w'inshuti yawe by'umwihariko, ndetse Skyto nta kintu yavuze wimubeshyera. Oya nacyo icyo kiganiro mwana mwibeshyera Skyto. Yego. Okay, basi reka nkwibarize ku giti cyawe. Skyto ni umwe mu nshuti zawe kandi z'akadasohoka za hafi. Kuba wafashe umwanya kubatereka madamu we cyangwa se Mama Dobo mushyire kuri space muganirize, bitewe nuko hari uburyo Skyto yasobanuye ikibazo ukuntu cyagenze, hari n'uburyo Mama Dobo we yabisobanuye. Ese ku giti cyawe wumvishe ko nta kibazo bishobora kuba byateza hagati yawe na Skyto? None se mubaze? Nta kibazo.
wakurikiye ikiganiro nakoze uracyumva urakirangiza. So njye nagikurikiye. Wumvishijemo iki? Umamagara uri kuri kamera wumvishijemo iki? By'umwihariko ngewe ikintu cya mbere nabashe kumvamo. Okay, reka mbanze nkubwire iki kintu. Ikintu cyane mbanza kukubaza nyirizina, ubundi Skyto we nyirizina ntabwo yumvaga ko we ari we wafata Mama Doughboy ukamuzana kuri space bitewe nuko abantu benshi we wivugira Skyto, we mbaza nkawe ucyo ugiye kuvugira Skyto. Yego. Impamvu njye ntabwo kuvugira Skyto nyirizina nubu wimushyirira mu kanwa ibyo atavuze. Yego. Wowe mbaza nkawe. Nanjye nkubajije ikibazo. Wumvishije ikiganiro. Yego. Nukuvuga ngo ikiganiro nimba uri umunyamakuru ukurikiranye inkuru kandi uri gukotinga inkuru umuntu yakoze hari iby'ingenzi wumva muri iyo nkuru. None ndakubaza mu bintu wumvishije by'iyo nkuru wumvishije naho hari uruhande nabogamiyeho? Nta ruhande wabogamiyeho. Okay, sawa. None se nimba ntarwo nabogamiyeho, abakoze ikiganiro bavuga kuri Mama Doughboy bavuga yuko ari indaya, icyo gihe bavugiraga nde? Bavugiraga Skyto. Urakoze. Warabahamagaye? Ni ukuvuga ngo uwitwa Jackie nawe ngiye guhamagara by'umwe kuko niba muvuzeho ibintu bibi cyane kuko yagerageje kwita Mama Doughboy indaya, akanagerageza kubivuga ko na mbere hose si n'ubwa mbere ngo bashwana bireba ko no mu gihe cyo kunywa amayoga ngo baterana amacupa. Ni ibintu we yavuze. Oya. Skyto ni inshuti yanjye. Icya mbere cyo njya gukora ikiganiro navuganye na Skyto narabimubwiye. Skyto amereza uburenganzira, ni nayo mpamvu nari nkubwiye ngo uramubesheye kubera yuko nge Skyto ibyo yabwiye abo bose kuri telefone nabyumvaga bose. Yabibabwiraga ndi kubumva, narindi kuri conference call ya Skyto. Urumva? Rero intambwe zose za Skyto aho ziri hose ndahazi. Zose. Kandi urumva sometime umunyamakuru hari ibintu yirengagiza. Burya iyo umwuga uwushyizemo amarangamutima sometime wonona byinshi. Uri kubyumva? Sinzi nimba icyo kintu uri kubyumva. Ndabyumva cyane. Rero iyo ushaka kuba umunyamakuru wirinda gufata uruhande, kandi nge nta ruhande nafashe. Nimba wumvishe ikiganiro wumvishije yuko nahamagaye umuntu witwa Skyto nkamubura kuri telefone? Yego, nabyumvishe. Wumvishije ko namuhaye ijwi? None ubwo uwitwa Faxman yavuze ngo Eminyawe ni umugome bitewe n'ibintu yakoze. Sinzi nimba nawe ngira ngo wanabyumvishe ku giti cyawe, sinzi ukuntu wabyakire nyuma yuko bamaze kuvugana na Skyto. Aravuga ati Eminyawe ni umugome, siniyumvisha impamvu yakabaye yakoze ibi bintu. We ku giti cyawe wabyakiriye gute? None se Faxman ni Skyto? Oya, ntabwo ari Skyto, ariko nk'umuntu wamaze kuvugana we agatinyuka akagushinja ibintu wenda urumva we ntabwo byemera kuko we bagerageje kutagira uruhande runaka ubogamiraho. Urumva imyaka ngiye kumara mu itangazamakuru icyo bita gukora inkuru ifite source runaka. Uri kubyumva? Icyo ni icyambere. Burya nawe nimba yakoze iyo nkuru rero akabona ko ndi umugome, ntabwo nshobora guhindura ibitekerezo bye. Ahubwo ikintu dukwiye gukuramo mu myumvire ni kimwe. Ubaye uri umusirikare, ubaye uri umupolisi cyangwa uri umugenzacyaha, wenda bakakubwira ngo ahantu murumuna wanjye yakoze iki cyaha cyangwa mukuru wawe, uri kubyumva, wamutorekesha cyangwa wamufata mu rwego rwo kubahiriza amategeko. Mbongeye mu rwego rwo kubahiriza amategeko bitewe n'uko nzi iki itegeko riba risaba, namufata nkamutanga kuko nzi neza ko birishobora no koroshya icyaha kurusha uko yatoroka. Ubwo se ngo igisubizo cy'ibyo nagombaga kuguha, kubera yuko tujye twirinda amarangamutima. Kuba inshuti n'umuntu ni kimwe, no gukora akazi ni ikindi. Kandi Skyto ntabwo ntekereza ko abo bose urumva? Icyambere cyo mu kiganiro bakoze Skyto ntiyavuzemo umugore we? Yego, yamuvuze anagaragaza uburyo amukundamo, akanavuga yuko n'uburyo ari umusinzi. Yego. None se ubwo nawe ababimukoresheje ni abagome? So gusa we ikintu yabashe guhakana, yavuze ko umugore kintu bamubeshyeye ntabwo ari indaya, wenda ibijyanye n'agacupa karagakubita kirenza amacupa. Nta kintu Skyto yavuze gitandukanye n'ibyo umugore yavuze. Wabyumvise? So ahubwo twige kuba abaprofessioneri mu mwuga dukora. Nuba umunyamwuga uzakora akazi kawe neza. Sibyo? Yego. Abo bantu rero bavuze ngo none se nyine Eminyawe ndi umugome. None se none ubwo so none se ndihakane? Ntabwo abihakana. None se makane ko ndi indyarya?
na okay ntabwo wabihakana so hari abantu babifashe nkaho urumva itangazamakuru buri wese burabo ngo buri munyamakuru wese ngakora aharanira inyungu yiwe cyangwa se kugerageza kumvisha ibintu bye kari byo by'ukuri uyu munsi wa none wenda message wagira Faxman buretse na message Faxman akora iki akora iki nyine nicyo ndi kukubaza nawe ngo ni umunyamakuru wabigize umwuga oya ni impuguke ntabwo ari umunyamakuru yego urumva nicyo ndi kugerageza kubabwira ibintu nakoze nta kintu nishinja ngiye mvugana na Skyto umunota ku wundi isaha ku yindi isegonda ku rindi n'ubu ngubu noneho umamagaye maze kuvugana na Skyto ni Skyto mwavuganaga umamagaye se ukumva ndi kwivugiraho ndaguhamagaye na Skyto ndamuhamagara nawe numva ari kwivugiraho kandi mise mbivugana bwo abantu bombi bashobora kuba bari kuvugana tu ngiye mvugana na Skyto amasaha ku yandi kubera ko n'ikibazo cyari kikimara kuba ninjye muntu wa mbere bahamagaye kubera ko rero ni inshuti zanjye rero Skyto yambwiye ati we naramaje Skyto ko Mama Dogo ashaka gukora ikiganiro kandi ikiganiro ashaka gukora akaba nta wundi muntu ashaka ko bakorana hari ahandi hantu wabonye ubuse mfite platform nini kuruta ya Irene w'inshuti y'umuryango wapi rwose mfite platform nini kurusha Murungisabe rero wakira abadamu none se mfite platform nini kurusha Gerard Mbabazi ahubwo hari umuntu aba yisangaho kubera yuko rongera nari mbizi ko ari byo yavuga nkamucarenjinga nawe nta n'ahantu yabogamiwe w'icyambubabaje ni uburyo yarabanye na twe cyangwa se uburyo bose kandi bose bagaragaje ko ari abanyamafuti ari twe yagaragaje ko we ubwe ku giti cye ari umunyamafuti na Mama Dogo yagaragaje ko nawe ari umunyamafuti bose ko ari abanyamafuti uri kubyumva yego nta n'umwe rero utagaragaje ko ari umunyamafuti none se abo ngabo ko bakiriye Skyto akavuga ko umugore ari umunyamafuti nabo ni abagome nabo ni indyarya kuki batamukubye ngo bamubaze ibyo bagomba kumubaza ahubwo bagatega amatwi nyine bakumva ko Skyto nawe yari ari kuvuga umugore yego none se ubwo icyaha nakoze ni iki uruhande rwawe aho rurumvikana cyane by'umwihariko kereka wenda nk'inshuti y'umuryango urumva byanze bikunze nyine rwamaze kumenya ndeko wari unasanzwe unabizi uburyo iyi famiye yari ibambe numvishije banavuga ngo yagira inama ngo Skyto ngo rwaramunaniye uruki ngiye ko nta rugo nakoze njye se nakoze urugo wapi ariko ubu ufite urugo ubu ufite urugo ndi umugabo ndi umugabo ubu wagira inama undi mugabo mugenzi wawe ubu nagira inama umugabo uzi gufata idarapo icyo bivuze no kurahira imbere y'inteko ababyeyi banza ntabwo rero ibyo bintu bajye bareka guhuza ibintu by'ubugoryi n'ibintu bifite kandi tujye dukura amarangamutima mu kazi yego ikindi cya kabiri iyo inkuru nakoze balance y'inkuru mba nayikoze nimba nahamagaye Skyto nka simubone yego nkamuhereza ijwi nimba mwumvisha ikiganiro nakosa nakoze uri kubyumva ahubwo umuntu wumvamo ko ari ikosa aba ari injiji aba ari injiji ubu se Mikinege ko yakoraga inkuru kuri Bruce Melody ubu ntabwo ari inshuti magara cyane cyane rwose ibyo bintu bikunda kubaho cyane ujya unareba abashwana na gasuku rimwe kabiri gatatu ariko ejo bundi bukongera bakabana bagakorana neza cyane oya si ibyo ahubwo abantu tujye dukura mu bitekerezo tunagure tureke kumva ngo buriya igihe ukavuga ngo umuntu ngo kanaka ngo umuntu ngo ni indyarya yigo nyine umuntu ni indyarya none se muri ase uburyarya bakoresheje kugira ngo bavugane ni uburyarya nanone aho yasubiza oya ni uburyarya birumvikana n'ubundi kugira ngo umufatishe unagerageze kugerageza kumubaza ibintu biri buze guhura n'ibyo wenda bo bashaka kumva nabyo ni uburyarya banyuzemo ariko none ngewe ndi indyarya ne uzi ko no kugira ngo urwego rugufatishe runaka barabanza nabo bakakwesikoroka mu buryo bizemo amategeko yego ukaza wumva ko nta birenze bikarangira birenze yego abantu tuba abasirimu tujye tureka kandi ngewe ngomba gukora itangazamakuru kinyamyuga kandi Skyto ni inshuti yanjye ubu wabona ntahari turi kumwe ubwo se wanasanga none se kataratangaza ikaritsiye aherereyemo ariko ubu yiziwe ntabwo wabiyoberwa ariko nari mbizi ndabizi namuhamagaraga mbizi ahari kandi bitari na blague atagira n'umuntu uza kubyumva nabi
twari twabanje kubivugana twese twarabivuganye mbivugana n'umuntu uwo ari we wese kabisa. Uwo muntu uri kukubwira ngo umaze ninde wamuhaye akambaza? Oya ni Mike cameraman niwe warumbajije. Mike w'Idage niwe warumye nkubaze. Bitewe n'ukuntu abantu bamwe bagira breaking ngo bakavuga ngo wenda ngo Skate ngo yarumya ugutwi k'umugore we, kandi we akaba yasobanuye akavuga ngo umugore yakubise umutwe ku kirahure cyakabati birangira nyine aricyo kimuciye ugutwi. Ese ku giti cyawe wowe nyirizina ubizi ute? Ukuri k'umuntu kuba mu mutima. Yego. Nk'uko Imana ari yize uburyo yahanze umuntu igahanga isi n'ijoro. Niyize ubuhanga bwayo. Ibyo yakubwira rero wabyemeza. Ku ruhande rwa Mama Doboyi wamwumva, no ku ruhande rwa Skate warwumva, kubera ko twese nta n'umwe wari uhari. Kuko njye sinshobora kwemeza ngo yaramurumye, nta nubwo nshobora kubihakana. Nta nubwo nshobora kwemeza ngo nakabati ikirahure cyamukase ugutwi, nta nubwo nshobora kubihakana. Yego. Kayitaza ukuri Mama Dobo yazukuri. Ariko ikiruta ibindi byose ni iki? Yego. Amategeko agomba gukora icyo agomba gukora, kandi nzi yuko none n'ababrekingire Skate na Mama Doboyi bari mu nzira zo kwiyunga, amategeko akaba yahana Skate, ariko Mama Doboyi yatanze imbabazi. Wow. Zaba byiza cyane kurushaho famille kongera igasubirana. Oya nanone se famille ntabwo ari gutyo gusa, buryo hajemo gukubita no gukomeretsa reka ntabwo biba byoroshye. Biba ari ibindi bintu. Hakurikizwa itegeko. So ndagira ngo nka Eminyawe nk'umugabo kandi wubatse uzi ibijyanye n'urugo, byibura ugire message wagenera uyu muryango wa Skate. Ni n'umuryango nyarwanda muri rusange. Yego. Tumenye inshuti tugendana nazo, tumenye inshuti twinjiza mu miryango yacu. Burya inshuti buriya ntabwo wagendana n'umugabo wubatse utari umugabo. Reka nkubwize ukuri. Ubu nkawe. Yego. Kukirya capati burundu. Ubu wangiriye iyihe nama y'uburyo bahaha umuceri mu rugo? Biragoye cyane kuko njye na capati yibuze ndaryama nkumva nta kibazo mfite. Ariko Mike we namugisha inama kandi inama kubera yuko azi uburyo gushaka amafaranga atunga umuryango bimera. Yego. Niyo namuhamagara nkavuga ati bro please wampaye 1000 umwana buraye, uri kubyumva? Yabyumva kubera ko nawe uwo mwana aramufite azi uburyo bigenda. Uri kubyumva? Ndabyumva cyane. Ahubwo ubu turisanga hera. Ubu turi kanya nka saa 4 n'igice. Mwese mujye kuri Eminyawe murebe ikintu ngiye kurekuraho. Bajye kuri Eminyawe rwose barebe, bagiye kurekura ikintu cy'umuriro gituritse ibindi byabayeho. Oya gituritse kandi ubizi utakatari exclusive ya interview ya Skate. Abantu benshi nayo bari bayitegereje. None ubwo Skate dufitanye ikibazo. Ubwo urumva abaye ariyo abantu benshi bari bayitegereje kuyumva kuko ari abantu benshi bashaka kumenya ngo ido ni ido ry'iyo biva niyo byerekeza. Byaba ari sawa. Kambiore. Sawa mana, asante. Asante sana papa. Yes. Ngira ngo mwabyumvishe nkuko nabibabwiraga uruhande rwa Eminyawe ndetse nkuko nababwira ati ni famille y'umuryango wa Mama Doboyi na Papa Doboyi. Mwumvishe ko uburyo ibintu yagerageje kwishyiraho umucyo bitewe n'ukuntu ba Faxman batangaje inkuru nyirizina, nawe hari uburyo abishyizeho umucyo mu buryo bwe. Ndumva ari n'uburyo bwiza nimba yahuje imiryango cyangwa se imiryango ye afite uburyo abana nayo kandi yagiye yumva uruhande rumwe akumva n'urundi. Mu minota mike mfite reka ngerageze kumva ko Skate wenda hari ikintu kimwe yambwiraho gato, ubundi ngasoza ikiganiro, ubundi tukumva ibindi. Niwe bavugana nkuko nabibabwiraga. Reka twumve Skate. Twumve ko hari ikintu yadutangariza gito gishoboka. Papa Doboyi, ingoma amashyi y'igihugu. Waramutse neza? Waramutse. Uravuga na Professeur Cyucyu ngo hamagaye ndi mu kiganiro kuri Big Town TV. Ikaze tumuvugisha. Waruhuzeho? Waretse kubaza akabazo kamwe konyine se ngahita ko nkomeza. Murumva ko ayisafatiramo undi muntu bahise bamuhamagariramo. Shobora kuba nimba ari Eminyawe yongeye kumuhamagara simbizi. Ubwo urumva nta bintu byinshi n'ubundi ngira ngo Eminyawe yagerageje kubisobanura, yabisesenguye mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Skate tusinabona twige tumubaza byinshi, hari ibiganiro byinshi azagenda akora, muzagenda mubisobanukirwa kurushaho. So gusa ngewe icyo nakibwira nka message nshobora gutanga mu byo guhereza umuryango mugari cyangwa se umuryango urano umuryango w'igihugu, ntabwo ari uwabo ku giti cyabo, ni umuryango w'igihugu. So tujye tugereza kubana neza mu gihe gikwiye, ndetse tugerageze no kumvikana no guhandoringa ikibazo mu gihe duhuye nacyo. Uyu munsi wa none Skate ibyamubayeho byaba no kundi mugabo, ndetse ibyabaye kuri Mama Dobo byaba no kundi mugore, ariko nk'umuryango tuba dufite uburyo tugomba gukemuramo ibibazo byacu. Uburyo bwiza, solution nziza yo gukemura ikibazo, nimba ugiranye amakimbirane n'umugore wawe, mushobora kumvikana ibintu mu buryo bwiza bitabaye ngombwa ko amangumi cyangwa se amakofe ari buze gutambuka kurisha. Mwe mukumvikana ku giti cyanyu, byarangwa mukiyambaza imiryango cyangwa se inzego zibishinzwe zigahandoringa ikibazo cyanyu, icyo bita gukumira icyaha kitaraba. So reka ngushimire cyane we wabashije kunkurikira kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyuma. Ngende Professeur Cyucyu, iyi ni Big Town TV, kuri Mike, kuri mikoro, kuri kamera hariho Mike nk'ibisanzwe.